bose kubw'Imana tagihumbya Imana irebere waramwanganiga Imana ireberera impumyi nihumbye yego umugabo yabikoze byihuse nyine usibye ko byantwaragaho iminsi ambwira ngo uzagaruke ejo gutyo ako finally birabaye cyangombwa wakibonye ego imutsinze mu nyanja atarakugeraho cyane n'abantu benshi bari kutwishima hejuru kwibibazo turi gucamo n'abantu benshi bari kunezezwa nabyo hari n'abari kubabazwa nabyo wowe ufite ikintu uri gukora ku bw'uyu munsi kwibibazo turi gucamo wadusengera inama uri kuduha zigiye zitandukanye Imana iguhe umugisha ndetse nawe wumva ko ntacyo bikubwiye Imana irasetsa shanyashya we icyo ni iki ufite mu ntoki kumbona ari passport ewe abanzi bazagucira iki akanzu abanzi bagucira icyobo Imana ikagucira akanzu rwose iyo passport ni yande ego uyu mwuzukuru wacu amen Asha ego iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oh yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranya kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashyo Rwanda rwanya rwakazamura igishoro cy'Rwanda bagasika mutoro saa 7 nimugoroba samatera gacyaya cy'agasambu undi ucari kuri Manzi na Innocent TV urebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba kuri subscribe nimba utari wayikora ese nawe wayikoze kwinjanga usaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigire mu mpande zigiye zitandukanye zisimaze iminsi kwinjanga ngo usaba cyane kubinyandikira muri comment kugira ngo ndebe icyakunze n'itakunze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanyikire ndukanye reka tubabwire ko urukundo muri kutugaragariza mu bihe nk'ibi ngibi bitatworoheye nako tutazahwema kurubereka ndetse no kurusigasira kugira ngo ibintu birushaho kugenda neza cyane mwabantu mwe turi guca mu bintu byinshi bigiye bitandukanye ariko Imana iri kugenda ikora imirimo n'ibitangaza iri kugenda yigaragaza Imana turi kugenda tubona gukomera kwayo turi kugenda tubona amaboko yayo turi kugenda tubona imirimo yayo burya baravuga ngo Imana iyo yihagurukiye kukurwanirira nta muntu ushobora kugusubiza hasi cyangwa se nta muntu wakurwanya kandi iyije ibyishyize hejuru byose ibicisha bugufi Imana iri kuhaba tuyishimiye ibyo imaze gukora tuyiragije n'ibiri imbere umunsi wa none ntago ndi njyenyine nkuko mubibona ndi kumwe na Jackie yansabye ko tuganira ambwira ko hari inkuru nziza mfitiye nanjye rwose nyiteze amatwi ndetse nanafite amatsiko nkuko nawe uyifite amatsiko cyangwa se ufite amatsiko y'icyo tugiye kuvugaho aka kanya Jackie bimeze biti sawa biragenda neza cyane biracamo fresh cyane ibintu byose urabona Imana iri kugenda igaragaza no gukomera kwayo shano ko Imana inyembaraga ya cyane pe cyane buriya nta kintu kinanira Imana yambukije abanyesirari inyanja itukura Faraha bari inyuma n'amagare n'amafarashi abenshi bari bafite ukwizera guke bari bazi ko Faraha ari bubatsinde mu butayu cyangwa akabatsinda mu nyanja itukura barahageze Imana itigaragaza kugira neza kwayo noneho ibikorera mu maso y'abanzi babo wa muntu udukurikiranye mu bibazo bitandukanye menya ko Imana izagaragaza cyangwa se izacisha kugira neza kwayo imbere y'abanzi bawe bose bakabibona ikintu cyabaye Imana yabwiye Farawo ati rambura iyo nkunu ufite mu biganza byawe irambura hejuru y'amazi urumva Imana
iramubwira ngo rambura iyo nkoni yawe hejuru y'amazi. Farawo yiramburamo hagati mu amazi, hari amazi acika nk'umuhanda. Urumva abanyesiraheli barambuka baca mu muhanda, amazi ajya hano n'ayandi ajya hano. Bamaze guca mu muhanda hagati y'amazi, Farawo n'ingabo ze ntibagira amakenga, ntibatekereza kure, baravuga ati natwe habaciye reka natwe tugire ite tuhace. Bumve ahantu Imana ibera igitangaza, ahantu Imana ibera umukozi w'umuhanga. Base nk'ibihiri bose ko bakaje n'amagare n'amafarashi base bakurikira abanyesiraheli. Bageze hagati mu mazi, Imana imaze kubona abisiraheli bambutse bageze ku butaka yabasezeranyije, bageze barenza amazi, babe Egiputa bakiri hagati, baje babakurikiye na za ngabo zose za Farawo. Imana irongera ihuza amazi, bose bashiriramo. Ndakubwiza ukuri ko wa muntu udukurikiranye uri ahantu runaka ntazi, uri mu bitaro, uri mu bibazo, Farawo wari ukuri inyuma yiteguye kukwica. Imana imwishe atarakugeraho. Imana imutsinze mu nyanja atarakugeraho. N'abantu benshi bari kutwishima hejuru kw'ibibazo turi gucamo, n'abantu benshi bari kunezezwa nabyo, hari n'abari kubabazwa nabyo. Wowe ufite ikintu uri gukora ku bw'uyu munsi kw'ibibazo turi gucamo, wadusengera, inama uri kuduha zigiye zitandukanye, Imana iguhe umugisha. Ndetse nawe wumva ko ntacyo bikubwiye, senga Imana iguhe umutima w'urukundo. Mu Bakorinto haranditse ngo nubwo wavuga indimi z'amahanga, nubwo wahanura imisozi ikimuka, nta rukundo ufite, byose aba ari iki? Aba ari ubusa. Sibyo? Yego. Mfite amatsiko y'ikintu kikuzanye uyu munsi, mfite amatsiko y'ikintu ushaka kumbwira. Abantu bafite amatsiko y'ibintu ugiye kuvugira ahantu, gusa bambwiye ngo ni inkuru nziza mfitiye. Sinzi nimba wenda wabonye umuntu uvura Innocente, sinzi nimba wenda byagenze gute, ariko wowe kuri mu mutima wawe n'icyo ushaka kutubwira kiri mu mutima wawe. Muteze amatwi, muteze amaso, bimeze biti? Nya ndakumva cyane birebere. Sinayimerutse guseka. Oya uzaseka. Ara mfite shangazi mu rugo habaga icyumba cy'amasengesho, stili n'ubu kirahari. Yajaga atera indirimbo akavuga ngo Imana irasetsa, Imana irasetsa, Imana irasetsa. No yageraga ku gatero kajyaga kanyica cyane, Imana irahehe, Imana irasetsa. Urumva? Imana irasetsa. Shanyasha we. Icyo ni iki ufite mu ntoki? Kumbona ari passport. Ewe. Abanzi bazagucira iki? Akanzu. Abanzi bagucira icyobo, Imana ikagucira akanzu. Rwose. Iyo passport ni yande? Ego. Uyu mwuzukuru wacu. Amen. Asha. Ego. Yereka abantu bose bayibone. Kamerama gerageza reba amazina yariko, kugira ngo abantu bose bari kuyibona kingi ari passport. Kugira ngo murayibona cyane pe. Fata iyo nkuru ntaba ari ngiye yibwira. Imana yibwira abantu bakurikiranye, babwire n'uburyo passport bayibonyemo. Nyuma yaho twagiye kwaka ibyangombwa bakabitwima, bakabitunaguza, bakatugira umutwe. Cyambere na mbere. Yego. Urabizi ko tujya kuhagera, nasabye Imana ngo imfashe. Yeah. Abaturirwa na cyangwa ku isi hose badukurikirana, bareba ibiri kutuberaho mu muryango, ko bagomba kudusengera. Cyane. Urabyibuka? Yego. Rero pe bagiye ku mavi, ntacyo batakoze, kuko iyo bino bintu ntabwo nari kubibona atari amasengesho yawe. Cyane. Ubundi bajya bavuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye, Imana iramanuka ikabasanga. Cyane rwose. Hari abasengeraga mu byumba by'amasengesho, cyangwa buri umuntu yajya kuryama agatekereza gusenga, natwe tugatekereza gusenga. Yego.
kubera icyo nashakaga ya cyane. barabyibuka umunsi tujyayo baradututse ngo tutabarugera ibiryo noneho wowe wagoye Je ntacyo nkivuga ko ira famille wapi. Tuko wagoye nya Je ntacyo nkivuga ko ira famille. ngo nutabaroga nguranagama ibi ngo nimba ari imyanda Ngo ndasa nabi cyane. bari kunywa harya zanzo gazitangwa iki Ni Primus. yego banywe bagotomeye ati reka ariko cyo koze kamabwire Sadu ndasa umwana mwiza abanyarwanda naremeye ndapfukama aravuga ngo nakobora amakaro ye ngo ndi kumupfukamira rero ni byinshi nashima ako ni byinshi nagaya ku bantu pe ndabizi ko abenshi bakunda amafaranga nawanga amafaranga pe nawanga amafaranga nanjye ndayakunda ariko basi jya ukunda amafaranga mu gihe cya nyacyo sibyo amafaranga akagushuka ugatandukana n'umuryango wawe ugatandukana n'umwana wawe akajya ku muhanda naho basi bamubone baje kugusaba ubufasha ati reka nta byangombwa mfite ati twarabijugunye icyitwa cya Innocente n'umwana we cyose twarajugunye ese uwo mugabo afite umutima bavandimwe rero nabonye ko byanze n'ubundi nta yindi nzira njya kuri immigration gushaka iki cyangombwa noneho nabo harimo umuntu wakundaga gukurikira ibiganiro byacu noneho abibonye arebye ubuzima tubayemo arebye ubuzima ndi kwirukamo kuko kuri ubu ngubu ningira kwiruka mu bino bintu umutima wanjye wari uremerewe narabone n'ikintu na kimwe ariko ubu ngubu mfite icyizere ko na mukuru wanjye azakira cyane rwose mu kwizera byose birashoboka kuri kw'Imana rero harimo uwabirebaga simuvuze izina ariko yambereye imfura yabyirutsemo abikora bishoboka kose kubw'Imana tagihumbya Imana irebere waramwanganiga Imana ireberera impumyi nihumbye yego uwo mugabo yabikoze byihuse nyine usibye ko byantwaragaho iminsi ambwira ngo uzagaruke ejo gutyo ako finally birabaye cyangombwa wakibonye ego dore Imana niyo ese usubiza muri kamera uyu ni Asha ufite icyangombwa cye ugiye kumujyana ejo ndamuzamura ahubwo nukuri ejo ndamuzamura ajye kwiga famille se umaze kwibwira ko ibyangombwa byabonetse okay famille nababwiye nyine bari bazi ko ndi kubyirukamo ni nabo bari kumfasha nyine ku bijyanye n'amafaranga ibintu nk'ibyo byo kubyitaho yego okay ndakeka bamaje kubimenya cyane yego kuko umunsi mbibona nawe babwiye batavuga toke ubwo ubibonye tugiye gushaka uburyo twohereza amafaranga noneho mu gitondo ubyuka isafari muza ahubwo uwo mugabo atazanamenya ko Asha kiri mu Rwanda akaza kumutwara cyangwa akagira nk'ikibazo amuteza niyo mpamvu rero ubu gahunda ni uguhita umumanukana ahubwo ndashyika mu rugo dupakinga mu gitondo azagende ndaza kubaherekeza mw'abantu mwe nakoze Imana iri kwigaragaza cyane uwo mwana sibyo ende bitegure parking ibyo parkinga nandi ndaza gukoresha ibishoboka byose mpagere ntabwo muri bugende Imana irakomeza kubana namwe kandi Imana itanze iyi passport izakora n'ibindi Innocente azamuzima haleluya sawa Imana ibahe